Reka mbifurize ibihe byiza mwese mwahisemo Contact FM muratwumvira kuri 99.7 n'umwanya w'ikiganiro umutumirwa nkuko bisanzwe ikiganiro tubagezaho buri munsi guhera kwa mbere kugeza kwa gatano. Uyu munsi muri za Contact FM ndi kumwe n'umugabo munini icyonzi cyo muhuye aje ahantu runaka yambaye imyenda y'umukara wahita uhaguruka muhure mu nzira cyakoza byo ntibyagusaba guhaguruka kandi mushobora no guhurira ahantu kuri stage. Nta wundi ni umuntu waririmbye indirimbo yitwa Murekatete. Ubwo kuba mukurikirana cyane mwamaze kumenya no umugabo munini witwa Ale Mukurarinda na mazina y'nyakuri. Muraho neza? Muraho murakomeye. Turaho turashima Imana. Navuze Ale Mukurarinda ariko izina ry'ubuhanzi ni Ale Muku. Ale Muku. Okay. No kugabanya muri mwe kabiri gusa nta kindi. Okay, Ale Muku rero twinjira mu kiganiro nyirizina dushyire muri mood duhakana gato yakundirimba yaro yose ukunda gato cyane duhite twinjira mu kiganiro nyirizina. Haryo bavuze ngo naririmbye ihe? Murekatete. Umunsi nakubonye ngaho rero. Aha, ubwo bamaze kumenya nyine kare. Wasabye gatoya nagazi kawe. Uranezimye ariko ntacyo bitwaye. Buraza kukarambura cyane dusoza. Ale Mukurarinda undi Ale Muku ni muntu ki? Ese navuga ko ari muntu kira ngewe ubundi mu kazi nsanzwe nkora ni nkunda umushinjacyaha ku rwego rw'igihugu nka muvugizi w'ubushinjacyaha bivuze ko nize amategeko naize mu Bubiligi mvuye hano mu Rwanda aho niga gasogonderi Rwamagana muri Saint Aloys nagiye muri Saint Aloys mvuye hano muri école primaire mu Rugunga ndubatse nkaba mfite n'abana babiri hanyuma nabona kanya nkagira n'impano y'ubuhanzi ngahanga. Okay, urakoze cyane. Noneho Ale Mukurarinda uravuze uti ndi umuntu ukunda ubushinjacyaha ariko none tubanje kujya ku kijyanye n'umuziki ni byari wumvisemo impano yuko ushobora kuba waba umuhanzi. Sinzi niba navuga ngewe ubundi natangiye kuririmba nkuko nari mbikubwiye niga mu mashuri abanza muri primaire muri niga nko mu wa 3 cyangwa mu wa 4 bashyizeho muri paruwasi yacu ya Saint Michel misa z'abana ubundi mbere ntizabagaho navuga misa zitangira saa 3 bituma mu mashuri yari mu mujyi wa Kigali habamo za korale naho natangiye kuririmba. Sinzi niba ari uko nagiye ibyo byose nagiye kuririmba. Sinzi niba icyo gihe nari nzi ko mfite impano cyangwa ntayifite. Hanyuma aho ngiriye muri secondaire nkakunda kujya mu miryango y'urubyiruko za mouvement de jeunesse twakoraga ibyo bita animation tukabyina tukandika indirimbo naho ndabikomeza ariko ibyo kuririmba muri studio nabikoze bwa mbere ndangije amashuri makuru yisumbuye i Rwamagana. Ni ukuvuga ngo indirimbo ya mbere yakoze mu mwaka w'1990 ndimo nari nkirangiza secondaire ni nabwo natangiye kwiga gitari gato yangeze bya gitari mbivamo kuko numvaga ibinshishikaje ari ukwandika indirimbo no kuziririmba. Navuga rero ko natangiye kuririmba nyabyo ndangije secondaire mu mwaka w'1990. Uri umuhanzi ukaba umuririmbyi ukaba n'umushinjacyaha. No ukaba n'umuvugizi no ubushinjacyaha. Yego. Iyi mirimo uyihuza uti kuri nge numva itoroshye. Ntabwo nibyo akazi kubushinjacyaha ntabwo koroshye kubera ko nakazi umuntu agomba kwitondera nakazi uba ufite ubuzima bw'umuntu mu maboko yawe bitewe na dosiye uko imeze ugomba kubyitondera kugira ngo atarengana cyangwa se n'urengana ukamurenganura. Icyo umuntu akora rero ni ukuvuga ngo priorite ni iyihe ikigomba kubanza ni ikihe. Hano rero mu Rwanda biroroshye kubera ko ubuhanzi buryo tubukora uyu munsi ntabwo bwari bwagira igihe uvuga ngo ubuhanzi butunze ababukora ku buryo nta kindi yakenera. Iyo rero niba ubuhanzi butagutunze ku buryo uvuga uti nibyo ngiye kubanza ukaba ufite akandi kazi ugira amahirwe yo kugira akandi kazi uravuga uti ako kazi kandi niko kabanza niko kari prioritaire niko ngomba kwitaho noneho iby'ubuhanzi bikaza bikurikiye n'ubundi ntaho bijya. Yego. Wabona kanya rero nk'ubu ngewe nakubwira ko sinjye n'inka inzoga nuvuga ngo iyo abandi bagiye mu kabari hari igihe nigira muri studio iyo abandi bagiye mu kabari hari igihe mba ndi kwandika indirimbo. Urumva buri wese n'icyo akunda nkuko bamwe bajya mu kabari abandi bakajya gukina foot bakajya muri entraînement iyo umuntu akunda ikintu ntagakiburira umwanya. Uravuze ngo ntabwo ujye unywa inzoga se Ale Muku kuri umuntu ukomeye wasohokanye n'abantu bakomeye abandi ko muri banywa za wine banywa za amarike inzoga zihenze cyane wowe unywa iki ubwo ngo ngiye nywa amazi cyangwa gazeze warahombye cyane. Ahubwo ntabwo bazi
simbizi ntabwo ngewe ntabwo zintera indwara ntacyo zintwara ntabwo nzinywa gusa nasomyeho nkumva birabishye ntabwo nibaza icyo abandi baba bihora ubwo nyine nubwo nta kundi ni kamucyura buhoro tugenda rimwe ku bijyanye wenda twari tukomeje ariko reka tugaruke no ku bijyanye n'ubuzima bwawe kuko tugiye ku kijyanye n'ibyo kunywa ku bijyanye n'amafunguro ntabona uri umugabo wuzuye kabisa iyo muzuye wuzuye ubwo mpita ndeba igihagararo apparence physique kandi n'ibitekerezo kuko iyo uri umuvugizi w'ubushinjacyaha birumvikana ni ibintu biba bisaba ibitekerezo bikakaye kandi nyabyo ubundi ku kijyanye n'amafunguro noneho yo ni irihe funguro ukunda cyane mu buzima bwawe mu buzima bwanjye ngiye nshobora kwirira ikintu kibita ubugari mu gitondo na saa sita nimugoroba umwaka ugashunda ugataha yego ibindi mbona igitoki nacyo ndagikunda ariko ubugari bwo bubanza ibindi byose biza bikurikira yego none tugarutse ku muziki wawe ni imizingo ingahe cyangwa album umaze gushyira ku mugaragaro cyangwa na album urasohora ku mugaragaro njyewe nakoze uyu munsi mfite album 5 nakoze zanjye hari n'abantu mu Bubiligi bigeze association yigeze gusaba ko twakora indirimbo z'imparango zitibagirana nazo tuza gusubiramo indirimbo 10 ariko izo ngizo yari ni nko mu rwego rwo kugira ngo batibagirana sinzi ko navuga ngo ni album ariko izanjye nge nakoze ne 5 kugeza uyu munsi okay mu ndirimbo ufite zawe uzingizi uko muri album zawe ufite kwa 5 nizihe ndirimbo zawe ukunda ku buryo uyumva ukumva iyo ndirimbo igukoze ku mutima cyane museke we niyo nkunda sinzi impamvu ariko ndayikunda akantu gato y'abantu bayibuke niyo mu ndirimbo zanjye nkunda niyo nkunda turasiriho ariko nizere ko utari buze kudusondeka nk'ukuntu wadusondeka muze kwikiraho mwebwe muri ifite reka n'amasaha umuntu aba yarushye avuye mu kazi ijwi ryagiye noneho iyo niyo ndirimbo ukunda noneho ku bijyanye n'umuziki wawe ugereranije n'aho wumva wifuza kugera urabona ubu ngubu ugeze hehe urabona urugendo rusigaye rungana rute tugeranyirize ngiye ikintu ubu ngubu nifuza kugera ni nacyo ndi kugerageza gukora wenda ni uku mu minsi ishize navuga hashize nk'umwaka wagwera nko mu kwezi kwa kane kwa gatatu harashize igihe ntandika indirimbo kubera akazi hari amadosiye twakoraga aremereye ariko noneho aho bigeze mbonye bimaze gusa n'ibicayuka ndavuga nti reka nongere nkore indirimbo ni ukuvuga ngo kuva mu kwa kane kugeza uyu munsi buri kwezi nibura nkora indirimbo imwe cyangwa ebyiri nshya noneho bivuze ngo icyo nifuza ni iki ni uko izo ndirimbo ni nyinshi ngira ngo zirenga 40 abantu bazumva n'ubundi hari izo basanzwe bazi hari izo nshya batazi bazimenya noneho nibishoboka uko akanya kabonetse ko kugaruka gukora ibihangano nako gukora ibitaramo kazaboneka icyo nicyo kintu nifuza gukora ibitaramo ugasanga abakunda ibihangano byawe mu gatarama icyo nita gutarama ariko no kuvuga ngo nifuza yuko naririmba indirimbo ya mbere niba igitaramo turi buze gukora indirimbo 15 zose tukaziririmbana ntabyo kuvuga ngo ndabazaniramo indirimbo nshya nyine nzabanza nanjye nyisore nabo banze bayige bayumve none tujya kutarama dutarame kuva ku ndirimbo ya mbere kugera ku ndirimbo ya nyuma icyo nicyo nifuza kandi tukazenguruka igihugu cyose uzabacuranyira live niko bimeze nta playback nta mpamvu uvuze ku kijyanye no kuzenguruka igihugu cyose muri iyi minsi ndi kuri Facebook ku mbuga nkoranyambaga nagiye mbona post yawe irimo ngo gahunda mufite yo kuzamura abahanzi bari impano z'abahanzi bakiri bato muzenguruka igihugu cyose twaranayitangiye ahubwo iyi gahunda ni bwoko ki gahunda ni hari urareba nararebye mbona naritegereje hashize nk'imyaka 2-3 nitegereza amarushanwa yose aba aho batanga ibikombe bose baravuga ngo bafasha abahanzi nyarwanda ariko nta gihangano nyarwanda kibamo nicyo kibazo nagize kuvuga ko nta gihangano nyarwanda kibamo igihangano nyarwanda ni igihangano kiririmbye mu kinyarwanda kandi kiririmbye mu mudiho cyangwa mu mbyino nyarwanda guma ijemo igihangano nyarwanda ariko se ntorajemo kuri guma ya kane abandi bose se ninde ufite iyo ndirimbo ntabo none ndavuga nti umuntu yakora iki hari kugerageza ngo ibyo bihangano byacu bitaducika kandi ni byinshi kandi ni byinshi iburasirazuba bafite uko babyina mu majyepfo bafite uko babyina mu majyaruguru ibyo bintu byose ntabwo tubyeexploita reba urugero wafata ni aba bagenzi bacu aba baturanyi b'abakongomani baririmba ku isi yose kugera muri Japan niho ngira ngo kure cyangwa muri Nouvelle Zelande kandi baririmba ibikongomani babyina ibikongomani
no mu gikongomani ariko ntibibuza yuko ku isi yose babumva. Iyo abantu bacu babyina ibijyanye n'imbyino zacu gakondo, iyo bagiye kurushanwa hanze cyangwa iyo bagiye gutarama hanze baza ari abambere kandi babyinnye, ni ukuvuga ngo ziriya ndirimbo zacu tuzifasha tukazishyira mu byuma bya ruzungu ariko tukagomana ziriya njyana natwe zagera ku isi yose. ngo ntizazinde ngo uzaze ureba u Rwanda rw'abanya, harimo nyinshi cyane. nanjye ubwo nzajya iyi kampeni nshobora kuba nayijyamo kuko numva nashobora. Noneho ikindi rero twarebye n'uvuga tuti hari abana b'abahanzi bafite impano pe ariko badafite ubushobozi bwo kujya muri studio. Turavuga tuti reka tubafashe. Nabitangiye ngira ngo hagiye gushira nk'ukwezi n'igice, dutangira nshyira kuri Facebook itanga nk'itangazo. Nanjye ni naho naribonye mu munsi umwe hiyandikisha abana 33. Okay. Kubera ko twari tugitangira mpita mpagarika abo 33 ndababwira nti mwese muzana indirimbo ebyiri, imwe ya kinyarwanda, ibyo ntago ari ukubinegosiya, ni imwe ya kinyarwanda, wowe uvuga ishaka umudiho umushaya w'ikinimba nta kibazo, ipfa kuba ari ya kinyarwanda. Muzane n'indi ya kinyafurika cyangwa se yikomoka zouk reggae cyangwa se igikongomani, nizo za kizungu bwo. Yes. Ariko zegeranye n'ibyo wacu, ntabwo uzi iby'ahandi mbyanga, ariko dufite iby'iwacu tutaragira ikintu dukoraho, kandi mfite iby'iwacu nshaka yuko bidakendera bidacika. Muri abo 33 16 wese bazandika, twabaha iminsi 5, noneho tubaha umunsi wo kuza kuziririmba muri studio. Baraza icyo gihaje 11 bararushanwa. Hari abamambure d'ijiri babiri babahaga amanota, no kuvuga ngo harimo umwe w'umwarimu wigisha umuziki na nuwo dukorana muri studio witwa Bill Gates, noneho bakabaha amanota. Muri abo 11 hatsinzemo babiri. Iyo mvuga gutsinda ntabwo ari ukuvuga ngo azaza muri studio babanze bamwigishe, ni ukuvuga ngo azaza aje kuririmba kuko iyo mpano arayifite. Ariko ntabwo twese dufata babiri, twavuze tutereka dufate 6 n'abandi baze tubumvishe bagenzi babo, twarababumvishije bakoma amashyi. Ntawe agiye afite ipfunwe ngo yatsinzwe, yaravuze ati koko bari baraturusha. None muri abo 6 turabati mu cyumuri gitambo uzagaruke, dore ko abandi babiri baririmba, namwe muzagerageze kuririmba nkabo mubarenze cyangwa se munganye nabo. Nimutsinda mwese tuzafata ko muri 6. Baragarutse babandi babiri nibo nyine batsinze, umuhungu n'umukobwa, twagize amahirwe. Ubu rero bo indirimbo zabo buri wese amaze gukorerwa indirimbo ebyiri, ni ukuvuga enye za kinyarwanda. Harimo imwe ya kinyarwanda n'indi ya kinyafurika, ariko ntago turimita, ariko ashobora no kuba harimo slow nka museke we nyine. Noneho abantu barambwira batari ko ibintu wakoze ni byiza, ariko wakoze buri abanyeshuri bari ku mashuri. Nta kuntu wareba niba baje muri vacancy mukongera tubitekereza dusanga ibintu bishoboka. Ubu rero icyo tugiye gukora niki, turi gutegura ku buryo mu kwezi gutaha twajya nibura ahantu nkane cyangwa 5, Rubavu, Musanze, Rusizi, Huye, Muhanga na Nyagatare. Nibura tukajya aho ngaho, tuzabitegura duhamagare abana baze barushanwe, tugende tuvana wenda 2-3, abo bose bazajya kuri finale tuvanemo nka 5, ariko bafite impano badafite ubushobozi bwo kujya kuri studio. Bivuze ngo icyo dukora n'iki rero, nukubakorera izo ndirimbo kandi tukabiri kuko tukazabakorera promotion, bahamera kumenyekana, bagakora n'izindi, bagakora n'amaklip kugeza igihe binjira mu ruhando rw'abahanzi, hasigaye nabo bakabanza nk'abandi. Yego. Ubaye utwumviyemo hagati tukubwire ko ari kiganiro umutumirwa tuvugana na Alain Mukurarinda, no umuririmbyi akaba n'umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u Rwanda, ubwo ni n'umushinjacyaha. Ubwo rero turakomeje iki kiganiro, mushobora gutangaho ibitekerezo mu rubuga rwacu rwa Facebook 97.7 Contact FM ndetse no kuri Twitter @radio Contact FM, kandi iki kiganiro munakibona kuri YouTube mukamwakireba uko cyakabaye cyose. Alain Mukurarinda, mwahisemo iyi kampanye yo gukangura urubyiruko rw'abanyarwanda gukora indirimbo zijyanye n'umuco nyarwanda. Mwabonye mu ndirimbo nyarwanda zihari cyangwa muri music industry hano mu Rwanda haburamo ikintu cy'umuco nyarwanda cyane, kubera icyari cyo mwashyizemo imbaraga iki ngiki cyane? Nagizemo imbaraga kubera yuko nkuko bivuze muri rusange abahanzi dufite abenshi izo ndirimbo ntago bazitaho, kandi nicyo kintu kituranga. Uzarebe n'umwana muto yakana gato k'agakobwa gafite imyaka 3-4, iyo kumvise iyo njyana gatega amaboko, nta muntu abikigishije cyane rwose. Ni ukuvuga ngo ni ibintu byacu tugomba kubanza kwitaho, tugomba bigize umuco wacu, kandi umuco nicyo kintu kiranga munyarwanda kikamutandukanya no mu rundi cyangwa no mu Kongomani. Ejo imbyino zacu, indirimbo zacu nizibura hazakurikiraho ururimi,
hazakurikira n'ibindi byose bigenda bituranga ubone biracitse kandi ni byiza bishobora kugira ikintu bivamo ntacyo twari twabikoresha kugeza uyu munsi nta na rimwe ku ijana cyangwa 2% twari twakoresha kuki se niba tuvuga urugero umuhanzi watwaye igikombe hanze Samputu iyi ndirimbo yabyinye ni iyihe yatumye itwara igikombe abantu bagomba kumva yuko niba uyu munsi burayi cyangwa muri Amerika bagiye gukoresha festival ya hip hop nta na rimwe bazatumira umunyarwanda uririmba hip hop ibyo ngibyo mwe abanyamakuru mugomba kubyigisha abahanzi bacu niba bajya gukoresha festival ya hip hop bazashaka abafite hip hop mu maraso yabo mu muco wabo bazahamagara abanyamerika niba bajya gukoresha ya jazz bafite bazahamagara niba bajya gukoresha festival y'indirimbo za Kinyafurika bazahamagara abanyafurika ntabwo bazahamagara umunyamerika ni uguta igihe rero kuvuga ngo ndaririmba ibi ngibi ntabwo ari bibi ni n'ubuhanga kubasha kubiririmba kuko uburirimba ibintu bitari mu muco wawe utavukanye ariko hari ibyawe ufite utari exploiter utaragira icyo ukoraho kandi ushobora kugira icyo ukoraho bikaguteza imbere ni impamvu ki nta muhanzi wa hano mu Rwanda urenga umutaro urenga umupaka muzareba abandi bahanzi bose barenze umupaka yego barenga umupaka bahereye ku ndirimbo ziwabo umuganda aragenda akaririmba iby'iwabo akagenda akajya kuririmba London umusenegale uwo witwa Isunduru uwo Algeria umukongomani bose bajyana iby'iwabo yego niba rero tuguma hano mu gihugu cyacu ni ukubera ibyo turirimba ntabwo twibaza ngo turahangira nde wowe umuntu araririmbye nawe kubera ko uri umujene uvuga uti agize success reka nanjye mwigane ntuvuze ngo uruhangira nde ntunavuze ngo uruhangira iki ugatangira ugahanga indirimbo uhangira baba kope mwigana abo batipe mwigana nta mafaranga bagira kujya muri concert yego nta mafaranga bagira kugura CD amafaranga bagira ni 100 iwabo bahaye yo gutega yo kujya kwiga yego none surahanga ngo bizagende bite ikintu wagombye gukora navuga nti ariko uriya mu motari wirirwa kuri moto uriya mu taximeni uriya ufungura umuryango wa taxi uriya muntu ukora mu biro akunda ize ndirimbo we nibura yafata 5 akaza muri concert cyane we nibura yafata igihumbi akagura CD nibyo ngibyo ugomba gutekereza bivuze rero ngo gukora ubuhanzi uyu munsi ntago ari kubukora mu bintu bisanzwe ni nkuko uyu nguyu yabyuka agafata kamera ye ni nkuko undi avuga ngiye mu biro byabaye akazi byabaye harimo professionalism ugomba kubanza ukicara ugakora strategy ukavuga uti mpangira iki mpangira ndenda hangane bikorwa bite nibikomeza gukorwa mu kavuyo bizaguma hano i Kigali hano mu Rwanda ntibizigera biranga umupaka yego urakoze cyane Alain Mukuranda dukomeje n'iki kiganiro Alain Mukwano waje wambaye imyambaro navuga ibiri umuhanzi ukaza umeze nk'umuvugizi w'ubushinjacyaha uranyemera tuvuge kuri utuntu dutwane tuze kubitinda ariko tugira ikintu tubivugaho wenda kubijyanye n'ubushinjacyaha kandi mu muvugizi w'ubushinjacyaha hari ibintu bigenda bigaragara mu bijyanye no kuburanisha imanza runaka aho usanga dosiye z'abaregwa bagezwa mu bushinjacyaha ariko ugasanga dosiye zabo zashyikirijwe ubushinjacyaha ariko ugasanga abo ubwabo ntibaramura dosiye z'ibyaha baregwa wenda ibi ngibi biragaragara nko kuri kesi ya Kizito Mihigo na Mpanga Cassien bageze imbere y'ubushinjacyaha y'ubushinjacyaha mu butabera batarabona dosiye z'ibyaha baregwa bakurikiranyweho ibi ngibi iyi process babyatewe n'iki ariko ntekiza kugira ngo bisobanuke neza dosiye nta yitangiye igahera muri kawenda turavuga amagambo makeya igahera muri polisi none ubugenzacyaha bukayizamura bukayizana mu bushinjacyaha ubwo polisi barangije gukora ibyayo amankete yababajije bose dosiye originale bakayisirikiriza ubushinjacyaha ubushinjacyaha nayo burongera bukayisoma bwasanga hari ibyo bugomba gukora by'inyongera bukabikora indi maperereza bwasanga bwongera kubabaza bukongera bukababaza noneho ni na kwa kundi bavuga bati tugiye kubajyana imbere y'umucamanza bafunge by'agateganyo noneho yamara kubafunga by'agateganyo tuvuge abafunze iminsi 30 ubushinjacyaha bugakora dosiye noneho neza bukayirangiza iyo bugize imana muri minsi 30 bukayirangiza buyohereza mu rukiko iyo butereje mu rukiko muri minsi 30 igashira busubira gusaba yuko yongera agafunga indi minsi 30 kuba ibyaha bikomeye nka biriya byo nukuvuga dushobora gusaba prolongation mu gihe cy'umwaka mu gihe cy'umwaka tugomba ko twarangije iperereza iyo tutarangije umucamanza aramufungura ariko akenshi mu minsi 30 cyangwa 60 riba byarangiye icyo gihe rero dufata dosiye tukayifotora original tukahereza mu rukiko yego noneho twamara kohereza mu rukiko tugasigara na fotokopi noneho urumva igiye mu rukiko iyo noneho urukiko ruvuze ruti rutanze asinyasiyo muzaze kuburana yego bahereza ubushinjacyaha bakanohereza wa wundi uregwa wa wundi uregwa rero igikorwa n'iki ajya ku rukiko gusoma dosiye
tuvuge niba kuba tuzaburana mu mezi abiri ataha ujya ku rukiko ni ukuvuga ngo gereza ipanga gahunda ikabajyana ku rukiko ukajya kuyisoma. Yes, hari igihe rero itariki yo kuburana ishobora kugira utarangiza gusoma dosiye. Ntabwo bivuga ngo ntabwo yigeze amana dosiye, ntibibaho. Afite n'ukwenda abantu bakoresha amagambo atariyo, ariko wenda baragiye kuyisoma ntayirangize. Iyo binashobotse afite ubushobozi ashobora kuyigura. Wowe ukagura dosiye yawe ukagira kopi yawe, bagakorera fotokopi ku rukiko, nawe bakaguteraho amakashe ko ihuye na original, no ukasigana fotokopi yawe muri gereza aho ufite umwanya ukayisoma. Iyo bidashobotse gutyo mujya ku rukiko. Abantu benshi baza ku rukiko bagasoma dosiye, noneho hari igihe itariki yo kuburana igera abantu batararangiza kuyisoma kwitegura, noneho bakavuga bati ntago twabasha gutegura dosiye. Hakaba igihe nk'ubu ngubu byabaye ejo bundi muri urwo rubanza waruvuze, baravuze bati abavoka benshi bari bamaze uzi ko ubwa mbere nta bavoka bari bafite bataranayisoma. Noneho abavoka ejo bundi baje bavuga ati nibwo bakidushyiraho, kuko hari igihe urugaga rw'abavoka rubagenera abavoka b'ubuntu rwo rukazabihembera. Bavuga ati badushyizeho muri iki cyumweru dosiye ni nini, ntabwo turangiza kwisoma neza, ntabwo turayitegura. Urumva ntabwo dosiye bayibima, ntibibaho kuko nta waburana adafite dosiye, ariko bisaba igihe ngo ayigereho ayisome, yayigura cyangwa se yajya kwisomera ku rukiko, noneho yamara ibyo byose byamara gutungana akavuga ati noneho ndi tayari tuburane. Ntabwo baba babuze dosiye, ni ibyo bibazo biba byagiye bibamo. Urakoze kuri ubwo busobanuro utanze, kandi numva ko abari bafite icyo kibazo ubwo hari ibisubizo bahawe barabyumvise. Hanyuma ikibazo cya nyuma kijyanye kiri hanze ya entertainment ni iki ngiki. Nanone hari amakuru aherutse gutangazwa n'umuvugizi n'umushinjacyaha mukuru w'u Burundi ku bijyanye n'imirambo yabonetse mu cyaga cya Rweru, kandi ngira ngo ibi bijyanye n'iburanisha ari procedure bikorwa nk'ahangaha iyo umushinjacyaha mukuru w'igihugu afashe icyemezo cyo gutangaza ibyavuye mu iperereza, aho ho biba bishatse kuvuga iki? Iriya kesi muyibona mute? Buriya bishatse kuvuga iki? Biriya icyo nabivugaho, icya mbere ni uko hari ibintu byatangajwe mu itangazamakuru. Noneho bitangaza mu itangazamakuru, abanyamakuru barabitangaza hirya no hino ku isi hose, nabo nta perereza bashingiyeho. Twe tubona ngo ubwo si bwo buryo bwo gukora. Bagombye wenda kuvuga bati hari imirambo yabonetse cyangwa hari ikibazo cyabonetse, ariko bakirinda kuvuga ngo byavuye ahangaha byagiye ahangaha kandi nta perereza rirakorwa. Icya kabiri ni uko u Rwanda rwasabye u Burundi ko bafatanya mu gukemura icyo kibazo, amaperereza, gusharinga cyangwa kugabana amakuru. Ubwo busabe burahari, kandi twizeye neza ko nta mpamvu twakeka yuko u Burundi buzimana iyo gupartager izo information kugira ngo ikibazo gikemuke. Urumva ni ibintu bibiri. Hari ikintu cya mbere gitangajwe mu itangazamakuru, nta bintu bishingiye, nta perereza riraba. Hari hagati aho ngaho ibikorwa muri diplomasi, tugasaba nk'uko amategeko biteganya. Muravuga muti barakeka ko byavuye mu Rwanda, ariko imirambo iri Burundi, iri mu kiyaga cy'i Burundi, yashyinguye i Burundi, ariko bavuga ati nubwo bakeka ko imirambo yavuye mu Rwanda, urumva hagiyemo ibihugu bibiri. Byaba byiza rero amaperereza akozwe agakorerwa hamwe nk'uko u Rwanda rwabisabye. Ngiye ntekereza rero ko ibyiza ni uko uyu munsi ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwiteguye gukorana iperereza n'ubushinjacyaha bw'i Burundi, bwiteguye n'ubugenzacyaha ni kimwe. Ni ukuvuga inzego z'u Rwanda ziteguye gukorana n'inzego z'i Burundi. Uko gukorana twaragusabye, kandi nta mpamvu yo gukeka yuko abarundi bazabitwima. Ni igihugu cy'igituranyi, ni igihugu cy'ikibanyi, ni inshuti. Noneho amaperereza yakorwa nk'uko byakagombye kugenda, akaba aribwo umuntu yazatangaza icyavuyemo. Kuba yarabitangaje ashobora kubitangaza ku giti cye, ashobora kubitangaza ari igihugu cyamutumye. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo twebwe tujya kureba. Icyo tureba ni iki? Hari ubusabe buhari bwo u Rwanda rwasabye yuko amaperereza yaba bakayafatanya, rwiteguye kubikora. Ahasigaye dutegereze Burundi buzadusubiza ibyo bintu bikorwe, noneho nyuma hazatangazwe icyavamo. Mwese kuba muzabukora iperereza, wenda tuvuge baramutse babimenye mugakora iperereza nk'u Rwanda, ariko bo ubwabo nk'uruhande rw'ubushinjacyaha baramaze gutangaza ibyo bo bavuga ko bavanye mu iperereza, ubwo aho ngaho iperereza ryanyu mwakora nyuma ryazaza gukonvenka abantu gute? Bo baratanze bagasa nkaho bitanguranyije bakagaragaza ibyo babonye. Nkunze ko bivuze uti bagasa nkaho bitanguranyije. Nuko mugende kuko ikibazo rero, ikibazo nuko uko ibintu biteye, ntabwo u Rwanda rwahaguruka ngo rujye ku territoire y'ikindi gihugu gukora iperereza, ntibishoboka. Ese niba bavuga bati imirambo yavuye mu Rwanda mu Kagera, urumva birasaba yuko nabo baza gukora iperereza mu Rwanda.
ntabwo bazahera gusa iwabo. Niba bavuze ati umurambo wamanutse mu gihugu mu mugezi runaka, ifu kujya kugaragaza aho hantu. Niba rero ugomba kwinjira mu Rwanda, u Rwanda narwo rukagomba kwinjira mu Burundi, niba tubwira bati imirambo yageze na tukavuga tuti tugomba kujya kureba aho iyo mirambo yageze, tugomba kujya kureba aho iyo mirambo bayishyinguye. Urumva ko byanze bikunze u Rwanda n'u Burundi bigomba gufatanya. Nibyo rero mvuga nti u Rwanda rwarabisabye, rwiteguye gukorana n'inzego z'i Burundi zishinzwe amaperereza n'izo mu Rwanda no gukora za nkete, kandi nta kitubuza gukeka, nta cyatuma dukeka ko ubwo busabe bw'u Rwanda bazabutwima. Niyo mpamvu twe tuvuga ati nta kindi turenzaho, turategereje ubwo busabe bazabutange. Ibihugu byombi nibyo biri konserene, nibyo birebwa n'ikibazo, bifatanye bikora iperereza, noneho bizatangariza hamwe icyavuyemo. Numva ariyo nzira nziza cyane rwose. Urakoze cyane Alain kuri ibibazo udusubije. Noneho tugaruke kuri entertainment. Ibijyanye n'umuziki nyarwanda, hari ibintu bihari bijyanye no gushishura, ibintu bijyanye gushishura ku ruhande rw'abahanzi, hari ibintu bijyanye no gucuruza amasede, kwaba gucuruza amasede y'ibihangano abantu baba bakoze. Ubu buryo ubona n'ahantu bibangamira umuziki nyarwanda? Ubona ngewe ikintu cya mbere mbona kibangamye nyine nka biriya byo gucuruza amasede mu muhanda. Ariko abantu ba mbere babigiramo uruhare ni abahanzi ubwabo. Umuhanzi aragenda akajya muri studio agakora indirimbo, yego, wenda twazafata umwanya muremure wo kubiganiraho n'uburyo bazikoramo. Umuntu atangira indirimbo mu gitondo saa 8 ngo irarangiye, ngiye indirimbo nziza nyikora ibyumweru 3 cyangwa 4. Yes, ubwo urumva ibyo ni ibiki? Niyo mpamvu zitarenga umupaka. Ibyo bintu byose tugomba kujya tubiganira tukabivuga. Noneho yarangiza akaza yiruka ati munshyirireho abwira abanyamakuru. Utise bite wowe ko uhitanze amafaranga ukaba witangiye ubuntu, nkunda ashaka kumenyekana, ariko kumenyekana gusa ntago igifu kibisya, ntago bihagije. Icyo ni ikibazo rero. Ni ukuvuga ngo niba yanayitanze mu banyamakuru, ntari hanze nibo bazitanga, ahubwo ugasanga ziri gugira gute, zirimo zirakiza ababare bazicuruza, nta masezerano bagiranye. Nibyo mbona mvuga, abahanzi ntibasoma itegeko rirengera uburenganzira bwabo ngo bamenye uko ibintu bikorwa guhera muri studio kugeza igihe indirimbo izaba yasohotse. Niba bikoze mu kavuyo rero nta kintu uzavanamo. Ku bijyanye no gushishura, tugomba gutandukanya gushishura nyine ni terime bahimbye, ariko numva nta kibaye, numva ari sawa, no kwinterpreta. Kuko kwinterpreta nuva gusuramo indirimbo y'undi muhanzi, yego, itegeko biteganya, rifite ibyo biteganya uko buryo bikorwa. Ibyo ngibyo si ikibazo, yego. Bihinduka gushishura iyo uririmbye indirimbo y'abandi ntubivuge kandi ugatangira ukayita yawe. Ntago wavuga ngo bari abahungu baririmbye Nsira barashishuye. Turabiza Nsira ni yakanaka, bavuganye na nyirubwite cyangwa ntibanavuganye, ariko baravuga bati Nsira ni yakanaka. Tubona abarimo baririmba indirimbo ziri muzehe y'Inyamirambo, Makanyaga. Ntago uvuga ngo barashishuye. Ariko niba ufashe indirimbo, nigeze kujya rimwe gukorana ikiganiro na mugenzi wanyu muri City Radio, afata indirimbo y'umunyamerika, arangije afata indirimbo y'umunyarwanda, azitangirira rimwe. Imwe mu Cyongereza, indi mu Kinyarwanda, nta kindi cyazo zitandukanyaga. Ariko uwo munyarwanda iyo ndirimbo yashyizemo, umunyarwanda avuga ko iyo ndirimbo ari iye. Ibyo ni ugushishura cyane, ndetse n'amategeko arabihamya. Yes, ibyo ngibyo rero nabyo ntekereza ko mu bahanzi bacu atari byinshi, ndumva atari byinshi. Bibaye byinshi byabazabizira. Naho kwinterpreta byo rwose nibasoma itegeko, hari ingingo zirebana no kwinterpreta. Kubera ko buriya abantu babibwira ko kwinterpreta gusa ari ukuvuga wenda ngo nyine nafashe indirimbo ya referoze nyisubiramo ndayisohora. Ariko bariya bose ibyo baririmba mu gisope, icyo bakora ni iki? Indirimbo nyinshi no kwinterpreta. Umunsi byagiye mu buryo tukagira isosiyete irengera uburenganzira bw'abahanzi, biriya byose nk'uko radiyo zizishyura, uzayivuza mu bitaro azishyura. Mu bitaro zuko ashobora kuba harimo sara abantu bakareberamo abarwayi, igihe bakareberamo, uzayivuza mu bukwe azishyura, uza interpreta acuranga azishyura. Nuko ibyo iyo society itarajyaho. Ibyo ngibyo rero byose nibimara kubura organize, ntekereza ko ari bwo umuziki wacu uzatera imbere kandi ukanatunga abawukora. Uyu munsi tubivuge nta kubica ku ruhande, umuziki wacu uri mu kavuyo. Nta nubwo duprofita aya marushanwa aba, kubera ko urabona ashyiramo ingufu, ashyiramo amafaranga, agira ibyo afasha, hari ibintu byinshi bigenda binduka byiza, ariko mbona nyuma ntacyo tubimaza. Kuko ubundi niba tugeze kuri guma ya 5, umuntu watsinze guma ya mbere, n'uwatsinze ya kabiri, n'uwatsinze ya 3, cyangwa n'abazi participemo baba ndi 10 participamo, bagombye kuba hari aho bageze. Ariko ni ikibazo kubona umuntu atsinda guma hagashira umwaka atarakora concert, 2 3 gashira tugahita tumwibagirwa. Ubwo ndavuga uwa mbere, wa kabiri n'uwa 3 bo
rashwi naho abo bandi barindwi kugeza ku wa kane kugeza ku wa 10 bo nta numenya ibyabo ni ikibazo ubundi guma yagombye kuba nk'ikintu icyo bita tremplin cya kintu uhagararaho ugasimbuka kikakunaga kikakunaga nawe ugakomeza wayirangiza ukikomereza bo rero bafite ibyo bakora kandi ariko ntibashobora gukora byose hari ahandi rero bigomba kugera abandi nabo bakakira burarirwa bakakira abakoresha salax bakakira abagira bate bagakomeza nabo bahanze. Yego urakoze cyane Alem kuri ayo magambo yawe ngira ngo byanafatwa nk'umwanzuro kuko birimo inama birimo n'umwanzuro. Hanyuma dusezera Alem nezere ko none utari buze kumfunyikira amazi nkuko twatangiye dusezera rwose sezera nk'umuhanzi atari nk'umucamanza. Indirimbo yitwa inshe yitwa Umutesi murayize Umutesi murayifite muri studio wanyu ubwo umutekinisiye aratubwira ko ntarandwanya oya ubanza tutarayibona wenda ntacyo no ku rubuga mfite ku rubuga hariyo byita ngo www.alemku.com ziriho zose ntekereza yuko umuntu ashobora kuzidownloadinga cyangwa se ukaba iyo ni indirimbo nshya yitusangize tunasoza Umutesi ntabwo twajyana kuzidownloadinga nta kibazo byatera nyine igihe watanze uburenganzira niyo mpamvu iyo website icyo kibazo narenyebajwe n'umutekinisiye nta kibazo rwose muteta bikwiye none se naririmba nyine cyongwe no nguteteshe wowe n'umureka tete niyo nakurikiranye cyane niyo yamfashije hari izindi nyinshi hari iz'amakipe nk'ubu nakoze indirimbo y'ikipe ya Mukura niyo urayifana nihe kipe ngiye mfana Kiyovu ariko nakoze Kiyovu ya Mukura ya Rayon Sport niya Mavubi ya Mukura nayikoze kubera iki mwaka ushize rifite anniversary y'imyaka 50 izo zose uraza kuzisanga ku rubuga muzazumva. Yego ane mukuntu umuntu w'umuhanga ugiranye nawe ikiganiro bishobora kuba byatwara n'umunsi wose ariko no muzemerere cyane rwose muranyemera tugisezeza ngaho iki kiganiro kuri mikoro na tukamwe na Leonard Alem mwakoze cyane kwitabira utumene bwa Contact FM. Murakoze cyane kandi umugoroba mwiza. Murakoze namwe.